Kangusuhuze nshuti wowe turi kumwe aka kanya, nizere ko aho uri umeze neza. Natwe turashima Imana kandi Nyagasani arahari, byose bizagenda bijya mu buryo. Igitumye rero nje imbere ya kamera, ushaka kuba wenda utarabonye itangazo duherutse gushyira hanze. Niba warabibonye wowe ntabwo biri bugutungure, ariko utararibonye nakubwiraho gatoya. Mu cyumweru gishize ari kuwa gatatu nibwo channel twari dusanzwe dukoreraho nk'Urugwiro Media TV yatangiriye kwinjirirwa n'abajura mu by'ikoranabuhanga bagerageza kuyitwara, ariko biba birebire. Uwo munsi bwije batageze ku byo bifuzaga, bakomeza kurwana nabyo. Natwe ariko tugerageza kureba ko twabakumira. Byaje kubananira rero kwiba iyo channel ngo bayitware ibiyabo, ariko bakora andi manyanga yabo cyangwa se ibindi byabo ntifuza kujyamo cyane, mu rwego rwo kugira ngo wenda ntagira nabo mfasha gusobanukirwa ibijyanye n'ubujura bw'ikoranabuhanga, kuko atari cyo ngamije. Byatumye rero YouTube yacu cyangwa se channel yacu twakoreragaho ibiganiro bitandukanye, byaba bigaruka ku buzima, amakuru atandukanye yiganjemo ay'ubutabera ndetse na politiki. Iyo YouTube yarasibwe kuwa kane mu gitondo, nibwo twamenye iyo nkuru mbi ko iyo YouTube channel yacu Urugwiro Media TV yasibwe. Ntabwo kubyakira byari byoroshye, nubwo no kubyumva byari byoroshye, ariko hamwe namwe n'abavandimwe batubaye hafi twarabyakiriye, dufata umwanzuro kubirengaho tugakomeza. Twagerageje gukora ibisabwa na YouTube ngo turebe ko yagaruka, ariko na n'ubu ntabwo birakunda, ndetse n'icyizere ko yuko byakunda kiri kwijanisha ryo hasi cyane. Bivuze ngo nta mahirwe yuko ishaka kugaruka. Igarutse byaba ari ibitangaza by'Imana ikoze, ariko nkurikije uko twabibabwiye mu itangazo twasohoye ku cyumweru nijoro tariki 18 ryabamenyeshaga ibyabaye, kugira ngo atazagira n'ubyibazaho akabitindaho. Tubabwira ko mu minsi mike turabamenyesha ahandi dukomereje. Cyambere bashimiye ko mwari mwarabanye natwe kuva mu ntangiriro, mu gutangira urwo rugendo rutari rworoshye. Ntabwo byari byoroshye kubitangira hasi kugera aho twari tugeze. N'urukundo rwanyu tubikesha aho twari tugeze. Turabashimira mu by'ukuri, mwatubaye hafi, ndetse turanabashimira ko nyuma y'iyo nkuru mbi mwabonye cyangwa se mwasomye, nyuma yo gusoma iryo tangazo, mwaradukomeje mutubwira ko tutagomba gucika intege, muhari. Ari nayo mpamvu nje imbere y'iyi kamera kugira ngo mbasobanurire. Sinjya muri detaye nyinshi cyangwa ngo njye muri byinshi. YouTube yacu yari kiri gukura, ariko ikura neza. Icyizere cyari gihari ko bizagenda neza tukagera aho twifuza dufashijwemo namwe, ariko nyine nuko byagenze. Badakunda ibyiza bahisemo ko iyi saha n'uyu munota cyangwa se aka kanya mba ndi imbere ya kamera mbabwira iyi nkuru itari nziza yuko bayitwaye, ariko inziza nuko twagarutse tutaguye ngo turambarane. Njya nkunda kubigarukaho, ikosa si ukugwa, ikosa ni ukugwa ahubwo ukarambara rukaguma hahandi waguye. Ariko iyo uguye ukabyuka ugakomeza, ibyiza biba biri imbere. Mu kanya kashize hari umuvandimwe nabonye yapostinze akantu keza, ntabura kubasangiza. It doesn't matter how many times you fail, the important is the time to win. We will celebrate it, keep moving. Abumva icyongereza murahitamo byumva neza, ariko n'abatacyumva ngenekereje mu kinyarwanda yavuze ati ikidakwiye kwitabwaho
cyangwa se icyo utakwiye guha agaciro ni inshuro watsinzwe. Icyo ugomba guha agaciro ahubwo icy'ingenzi ni uko uzatsinda kandi ukishimira iyo ntsinzi yawe. Icyo usabwa wowe ni ugukomeza guhatana no gukora. Ako kantu gatumye mfata umwanzuro wo kuza imbere ya kamera. Ubundi numvaga ndi bukore ibiganiro nk'abasharinga link mukayibona, nkababwira aho twimukiye. Twari ku Rugwiro Media TV, tugiye kujya ku Rugwiro Online TV. Ubwo nizere ko urukundo mwatweretse n'urukundo mwatweretse mbere n'urwo mwatweretse nyuma y'ibitubayeho ruzakomeza kuturanga. Natwe ntago twacitse intege, twiteguye gukora ibishoboka byose ngo ibyo mwatuganiye mudusangaho cyangwa mudushakaho mujye mubibona. Hari n'ibindi byiza twabateguriraga nyine umwanzi ataradukoma mu nkokora, ariko ntago bizabura kuza. Turakomeza mpaka. Ikintu ntabura kubabwira kindi, ahantu twimukiye hari abari bahasanzwe, ntimuze kwibaza ibibaye. Ndashimira by'umwihariko umuvandimwe Jimmy Claude watwiguranye. Uri inshuti nziza, Nyagasani aguhe umugisha wowe n'umuryango wawe, kandi nawe uzabone abagufasha aho uzaba ugeze bikomeye. Aho uzaba ugeze ubona ubuze hepfo na ruguru, nubwo ntakwifuriza kugerayo kandi utazagerayo duhari, Nyagasani azaguhe abakuba hafi. Ntago byoroshye kubisobanura ku bantu basobanukiwe ibi bintu imvune zibamo, hari abatazizi, ariko ibi bintu biravuna. Iyo umuntu rero akwiguranye, abenshi murabizi uburyo zigurishwa, ababizi baba babizi, ariko we yatwiguranye. Nyagasani aguhe umugisha. Rero sinifuza gutinda imbere ya kamera, gusa kwari kugira ngo mbashimire by'umwihariko urukundo mwatweretse mu ntangiriro n'urwo mwatweretse ibi bimaze kuba. Nizeye ko aho twari tugeze ubu turahita tuharenga, tugakomereza aho twari tugeze nubwo dusa n'abasubiye hasi. Rero bimwe mu biganiro twari twarashyizeho hariya uzongera ubibone hano, kugira ngo n'abatari barabibonye nabo babibone. By'umwihariko mu kanya ku isa 11 zo mu Rwanda, ikiganiro cya mbere cy'irembo ry'ubuzima twari twarabagejejeho kiraba kibagezeho n'ubundi ahangaha ku Rugwiro Online. Ndi kureba hara ku ruhande kuko ariho imashini irindi kwa uploadingiraho, cyamaze kuba uploaded, ariko ndabanza mbagezeho kano kabafasha kuba muri tayari kugira ngo kize kujyaho mwese muhari. Rero ndabashimiye mwese, twabanye neza. Nizeye ko naha tujye kubana neza nabo tuhasanze. Nizere ko mugiye kuduha ikaze, turabibona muri comment zanyu, ndetse ntibizanakubuze kuba wagira igitekerezo duha. Feel free, twiteguye kukugerera ku byo wifuza, haba muri comment ndetse no kuri nimero uraza kubonaho, turashyira hasi muri description. Ushaka kuyitwandikiraho kuri WhatsApp. Kuyahamagara byo ntago bikunda, no kuyandikaho kuri WhatsApp gusa. Ushaka guhamagara kuri WhatsApp, ariko igihe nabwo twamaze kuvugana tukabyemeranywaho, kuko hari igihe ushaka kumamagara ntari tayari guhita nkwitaba, ariko ubanje kunyandikira twavugana tugahana igihe cyo kuvugana, nta kibazo. Igitekerezo cyawe, inyunganizi n'indi nkunga yose turayigushimiye ko ugiye kuyiduha. Rero reka ngushimire, tubanane mu kanya isangahe isa 11 za hano Kigali mu Rwanda. Nibwo ikiganiro cya mbere kiraba kikugezeho, nyuma y'iyi nteguza yo kukubwira ko Urugwiro Media TV twimukiye ku Rugwiro Online TV. Yego, tukajya mu rugo rushya twahawe mwikaze n'umuvandimwe Jimmy Claude. Nyagasani aguhe umugisha. Dusubire mu kanya. Bye bye.